umva ibintu atangiye kumbaza ngo ikibazo ngo wangira iki Samu Karenzi uzi utese ko nanga Samu Karenzi ubu baba yatangiye kubyica hakiri kare iyo utangiye kuza ubaza gutyo umuntu wiza ko twicira modo turakubujije nawe ubu nibo bamwohereje kuri watemba akatuzana Samu Karenzi ibereye ahantu hazima wiza ko ibyo bintu by'agafaranga umubyeyi areba iyo abijyana sori ni njyewe wari umuzamuye ntabwo nari narebye ibyo yanditse niba ngo yarapfuye niba ngo byaragenze bite niyo mpamvu nanjye ariko mu mwuka waraheze buriya mba nanze kuyisoma kubera ikirumva asesha we Biriseri yarapfuye se ureka kujya tuyimitinganya myitinga cyangwa uyu mucyo yami n'umuntu ndamuzi n'igikondo iyi comment nushaka unayimutinga we yami wagiye gukora za rugabire z'abagore ukava mu magambo ahubwo kidoda inkweto za Nyabugogo ndakizi kidoda inkweto igikondo nagiciye ahantu kiri kudoda inkweto uyu mutipe ndamustokinga icyo kisi Sorbonne kidoda inkweto ahantu ariko wumva nk'umuntu ntabwo turi kumumenya twebwe tubaye twibereye mu bibazo byacu turimo twiganirira bigize aje yibarisha ubusurugu ngo wangira iki gafa ngo wangira iki Karenzi gafaranga se gafaranga n'induranga niba mukunda nagende bane nawe mwakira aba ni babandi usanga birirwa bamukurikira ntibajya bakuraho urushinge babaye imbata ze ajya bayobya ajye kumufasha cya kintu harya batera mu muntu cya bombone bariya babita bakomba ndamuzi adoda inkweto gikondo kidoda inkweto nakidodeshejeho urukweto ahantu muramubaza ntabwo mutagira uyu ni Rugaju rigani wa nyawe wasanga ari Rugaju hari igihe abatipe bagenda bakiyitirira umuntu bakaza mu kanuza katari ntago ari we hari nuza mbonye mpita mbona ntago ari we amavideo yagiye posting amasaha w'inyarugenge aba yagiye urigane yiryamye nyene shaka JJP nazo avuye aha mu kanya aradusuhuza ahita yongera aragenda ndabona je yafunguwe nawe nono ariko se yari yabaye iki n'abantu bariyo benshi mvuye nyuzeyo nako ahubwo tayo uzambite retired koporo aza abaduha za ndani gake gake oya ngiye ngiye gutangira gukora gashya ngiye kujya mbazanira ibintu byose bikomakomeye ariko retired koporo kwemera kube ibintu byose bikomakomeye ewana ngiye kujya nzana abatara mubaze bigaragaza umwana wagiye hostinga buri munsi bakajya bagenda baguhindurira gallery buri munsi byagorana kuko napana buri munsi nyine kanga yo mu cyumweru mba nkora ahubwo nzaza buri munsi nabikora ariko nkabikoraho amasaha make ntabwo wabishobora ufite kujya mu kazi amasaha make byagorana ubundi live bisaba ewana utanga umwanya kabisa abantu bisanzure bavuge buri kintu cyose nabagomba gutanga umwanya kabisa urambuye uburyo abantu bigaragaza cyane kira kito bakivuga mu izina ryacyo ugatanga umwanya kabisa nawe rero live ntabwo ibishaka ucemo wigendera nk'amasaha nk'abiri wapi biba bisaba ukubite nk'atanu atandatu nimba ari ikintu tukivuge mu izina ryacu ejo bundi uko twakoze live y'amasaha 28 twayasuku oye hano nari ndi kumwe na ba Steven we araruha aragenda umvaye tukomereza ejo se twakoze amasaha angahe ariko tayi uzi ko cyagihe nabasezeye nkaryama nkabyuka nkagaruka mu kazi mukiriho yari ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu twari tukiriho kabisa akana hari umutoto mabone bita Anike we uranyishe pe
mbonye ari mwiza. aba bakobwa wafashije agafoto ke se ukamunyuramo gake gake. ngabo bakobwa Miss Superman karame. nawe ufite ubushyuhe. Reka mfite umugabo ndakubujije. Arabwirukana. Mfite JJP. Abwirukanira kuri telefone. Ndakubuje umva tudapfa ubusa. arashaka ko kwinjirira umutaramu tudapfa ubusa. ariko witwa Kenzo we yaburiye Kenzo ari mu turimo tw'amaboko. Kenzo wahinduje umutoto izina yiyitiraga agahinda karakanyagwa abararimwatse atitwa Joy abamutambitseho amazina ye none yarabuze ubu ngubu abantu baramushakishije baramubuze. Ibi bintu ni ibiki mwuka byarama habuze bamusimbura nyine. genda shaka umukobwa umwe w'umutangabuhamya uri kutaginga bayikiwe n'imbere. ndashaka umukobwa umwe w'umutangabuhamya azamuka tubwire niba yaregeze atanga amafoto ahantu cyangwa video Umugusaba burara. anatubwira impamvu yayitanze. hari umuntu waza kwimenya inda buriya. Ibyo bintu birababaje. uburyo umukobwa agenda agafungura igitabo wa mugani akifotora agafata video yarangiza agatumira umuhungu nkaho arewe ariko izo swingi zivahera afungura zaburi kuko urwo rugendo pastor ndagusamye. Pastor Kim. njyewe sinumva ibyo bintu uburyo izo nshuga zishobora kugera ku mukobwa. Ariko rero reka mbabwire, ubukene mbanza nta kintu bitakoresha kuko n'igihe abikora atari amafaranga. ariko ari n'izo twagiye tubona z'abantu bakize kandi basohoye. Iriya ni ingeso. Ntabwo aba ari ubukene buriya nka ya mpano koko tuvugishije ukuri buriya bwari ubukene. Iriya ni ingeso ni karande. nka ya mpano ntabwo bwari ubukene rwose. Urabona bita ex-dira. Dira ubonye umuta uriho? Ndumiwe. None se ibyo navugaga abonye utaracitse? Aha, narumiwe pe. Cyangwa ntabwo urebye zose? Ibyo bintu byihorere bigize icyaha sinjya ndeba bene ibyo. Ubonye ukuntu umwana ayitamira. Isi irashaje basa. Isi yararangiye. Ni boyfriend we wamushyize hanze. Biteye ubwoba. Shaka ari umuntu bakundanaga. None se ko babyita niko Steve nayibaho urwunyunyu cyangwa nta kintu kiba kiri. Akaga gashora inkoko koko. Ngese ndigore. Aragiye waba hari waba ufite amakuru. Ngo dirabashije kumirwa. Ibyo bibaza abatoto ntabwo babibaza Steve. Uwitwa Dira ngo arumiwe akimara kubona ibibera irugenge. Ariko niba irugenge se senze kabiri urugenge. Hani irugenge shonaga bwa irugenge yari n'amakevanti. Aza kevanti. Reka. N'ikinyarwanda cyinshi. Uri umwe wagiye he? Ariko uramuhunga araregeye pe. Ariko amaze kunyerekera Bera arebe yabibasabye. Cyabera nahita njya ngisanga aho gituye. Kandi zarakora ibara.
azi ko uzakora ibara. ntabwo wabonye ya kevanti none bya biyoga bya kevanti n'ubufanta n'ububiswi bitayemo. Ariko icyo mbaza ninde wagutuye uriye? wagutuye uhe? Umwe ko bawugutuyeho. sha nanjye akaga gashora inkoko. uriya mwana ukamubwaho ukamugira umugore kweli. si wahita urusenya Taifa Ukaza gukubitana na biriya bintu urimo wisikororingira gake gake. niyo utabiri guskoringa nyine bitarasohotse ariko ameze kuriya ukuntu yagutsemo. Sha biteye icyo n'iki kabisa. Biteye icyo Igiferege n'iki. mu wa kasuku. biri kuri X. Biteye icyo n'iki, biteye icyo n'iki. nahita niviyemo amubwira ati urugo rurananiye reka tudusese amasezerano. arya kuri X buriya ngo ntabwo bisibama. X biremewe. X nta kintu wagusibisha menye byose uploadingaho ntari. Ariko X nayo ikora ibara. Yo ni uguhita bakubitaho ibintu byose bya muturubuni. X byikora ibara kabisa. njye mwamenye hari ibintu basubiza inyuma. wapi bariya tipe bazi gucuruza rero. Nta kintu na kimwe basubiza inyuma bo rwose na ese dira buriya muntu afunguye agacano kabiriya bintu si yagira abaforowazi akajya yinjiza inotira. Ni mu gihe gito cyane. wayinjiza Yinjiza pe. keka uguze nk'akawunti wanamuhita X dira. keka uguze nk'akawunti k'umuntu wari uzwi ukahita ucenjinga ibintu byose ukajya ubikubitaho. Yahita kurega bakagufunga. Ntababeshya abakobwa bo ni ibiroge reka njye mbabwiza ukuri. Ni ibiroge kabisa. Aho umuntu yemera bakajya kumudarapa kuriya nawe akidarapa. Bya bintu ntabwo ari icyo mvuga kabisa. Aya ni izina uzi gusanga ari n'umuntu usanzwe uzi Imana. Uramuzi? Ndamuzi. Ngo iki? Nyarugenge burakeye kandyamye. Bana bimukekera. Ese dira hari abantu atazi. Rirateye ubwoba ni igikoko. Ahantu hose abantu bose bo bazi 5 kwa 5. Abantu. Umujyi wacu ni mutoya. Abantu bose bo bazi 5 kwa 5. Uramuzi ubwo murakubitana imihanda? Bana bimukekera. Ko yirangije se? Bamurangije buriya se urabona ari we wabishyize hanze ra. Ariko si cyo nkubaza iriya kinubi ninde wayikubise hariya kuri uri. Mwana yarawo aje ibihanga